Nitwa Mugabo Faustin, mfite imyaka 45, nkaba ndi umugabo w'abana babiri. Ubuhamya bwanjye bwuzuyemo amahano adasanzwe kuko mu bana banjye uko ari babiri, umuto namubyaranye na mukuru we, kandi mukuru we akaba ari we mfura yanjye. Ibyambayeho benshi ntibakunda kubyumva ngo bumve ukuri nyako ko ibyambayeho, ahubwo abenshi bahita banjira urubanza bakambwira ko amahano nakoze adasanzwe. Abenshi bakamvuma bumva ko ndi umuntu mubi cyane wageze ku rwego rwo kuryamana n'umukobwa we kugeza amuteye inda. Ariko nubana nanjye muri ubu buhamya bwanjye butaza kuba burebure, uraza kumva ukuri ko mu mutima wanjye, umenya ingaruka kubyarana n'umwana wanjye byangizeho, uko byagenze ndetse n'ingaruka byagize ku bana banjye bombi. Ubusanzwe nakuze ndi umwarimu mu mashuri yisumbuye nkorera mu ntara y'Amajyaruguru. Ndabyibuka ubwo nari ndi muri stage y'ubwarimu nibwo nahuye n'umwana w'umukobwa witwaga Chanceline. Yari umukobwa mwiza cyane ku buryo bitantwaye igihe kinini ngo menye ko umutima wanjye wari wamaze kumukunda. Chanceline yari umunyeshuri wigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Nubwo ntigishaga mu mwaka yigagamo, ariko nigishaga ku kigo yigagaho, ku buryo twahuraga kenshi ndetse dutangira kumenyana. Nubwo yari umunyeshuri ku kigo nge nkaba umwarimu, ntabwo twarutanaga cyane mu myaka kuko namurushaga imyaka 3 gusa. Umunsi umwe twigeze gutaha navuye ku ishuri, nanjye mvuye kwigisha, maze umutima wanjye umpatiriza kumubwira uko niyumvaga muri icyo gihe. Mubwira ko rwose numva mukunda cyane ndetse musaba ko yakwemera akajya mu mwanya nyuma y'amasomo tukaganira, kuko yigaga ataha. Yahise ambwira aho asengera ku cyumweru, ansaba ko nanjye nzaza kuhasengera tukahurira, ndetse akaba ari nabwo ampa igisubizo. Ntibyatinze ku cyumweru harageze, njya ku rusengero mpahurira na Chanceline ndetse tubona undi mwanya uhagije wo kuganira. Nubwo Chanceline yakundwaga n'abandi basore benshi cyane ko yari n'umukobwa mwiza cyane, ntigeze angora kuko yahise yemera kumpa urukundo rwe, ansaba ko buri cyumweru tuzajya tujyana gusenga, ndetse ansaba kutazigera ngaragaza ko nkundana nawe mu kigo aho nakoreraga stage, nawe akahaba umunyeshuri wendaga gusoza amashuri yisumbuye. Twakomeje gukundana muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri Chanceline yari yarameshe ko hari undi musore biganaga wahoraga musaba ko bongera gukundana, cyane ko bari baranakundanyeho ariko bakaza gutandukana. Ubwo Chanceline yiteguraga gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye, nibwo twatangiye kujya duhura cyane, tugahura ndi kumufasha kwiga, ubundi akajya nsanga mu rugo aho niberaga. Ibyo byatumye ntangira kujya ndyamana na Chanceline, ariko nge siniyumvaga nk'umwarimu uryamana n'umunyeshuri we, ahubwo niyumvaga nk'umusore uryamana n'umukobwa bakundana nk'uko abandi benshi byari bisanzwe bigenda. Ibintu byaje guhinduka ubwo navaga kuri iryo shuri, ndetse bigahurana n'uko Chanceline nawe yari asoje amashuri yisumbuye, maze duhita dutandukana kuko yahise ajya kwiga muri kaminuza yo mu Majyaruguru, nanjye mpita mbona akazi ko kwigisha mu ishuri ryigenga mu mujyi wa Kigali. Njye na Chanceline umwanya twahanaga wahise ugabanuka cyane ko mu gihe cyacu bitabaga byoroshye kuvugana n'umuntu mutegeranye, kuko ikoranabuhanga rya internet ryari ritaraza nk'uko bimeze ubu. Hajyaga hashira ukwezi kose njye na Chanceline tutongeye kuvugana, ndetse urukundo rwacu rutangira gusa n'urucika intege, ndetse biza kurangira burundu ubwo namenyaga ko asigaye akundana na wa musore biganye, wa wundi n'ubundi bigeze gukundana bakaza gutandukana. Uwo musore yitwaga Manzi, ariko muri icyo gihe nta byinshi nari muziho. Nkimara kumenya ko Chanceline wanjye yiga muri kaminuza imwe na ex we, ndetse ngariyo nshuti ye ya mbere afite kuri iryo shuri, byahise binca intege cyane mu rukundo, ndetse nanjye ntangira gutekereza kwikuramo Chanceline kuko numvaga urukundo rwacu rwaracitse intege ku buryo bukomeye cyane. Iminsi yakomeje kwicuma, Chanceline aza kunyerurira ambwira ko yasubiranye na Manzi. Nanjye kubyakira ntibyangora cyane kuko nari namaze kubona ko urukundo rwanjye na Chanceline rwamaze gukonja. Kuva ubwo akomeza ubuzima bwe, nanjye nkobeza ubuzima bwanjye. Hashize imyaka igera muri 5 ntarongera na rimwe kumenya amakuru ya Chanceline, gusa nyuma naje kongera kumubona ku rubuga rwa Facebook kuko yari imaze kuza, ariko nsuye profile ye mbona yarashatse ko nahasanze amafoto ye y'ubukwe, mbona umugabo bakoranye ubukwe n'Imanzi, mbona bari kumwe n'umwana babyaye, kuko ubwo nasuraga profile ye nabonye akunda gupostinga amafoto ye ari kumwe na Manzi ndetse n'akana gato k'agakobwa. Ndi kukita akana gato gutyo kuko kugeza icyo gihe nari ntaramenya ko ari agakobwa kanjye, nubwo nyina yari yarabimpishe iyo myaka yose. Sinigeze mwandikira cyangwa ngo musabe ubushuti, mu by'ukuri sinashakaga kwivanga mu buzima bwe na Manzi bakundanye kuva bakiri abanyeshuri. Kugeza icyo gihe njye nari narakomeje umwuga wanjye wo kwigisha, ndetse ibintu byo gukundana byasaga n'ibyari byaramvuyemo burundu, kuko nyuma ya Chanceline nta wundi mukobwa twari twarigeze dukundanaho. Nyuma y'indi myaka ntari kwibuka neza, naje guhura n'undi mukobwa witwa Nyampinga, tuza gukundana cyane, ndetse nyuma tuza kubana, ariko tumara imyaka myinshi twarabuze urubyaro. Twari umuryango wifashije cyane ko nari nsigaye ndi umuyobozi w'ikigo cy'amashuri aho nari nsigaye nkora, ndetse umugore wanjye akaba yaracuruzaga imyenda y'abageni mu mujyi. Ntabwo twari dukize cyane,
ariko byinshi by'ibanze twarabibonaga, icyo twaburaga rwari urubyaro gusa. Twagiye kwa muganga inshuro nyinshi, nyuma baza kutubwira ko umugore wanjye Nyampinga ari we wari ufite ikibazo cyo kutabyara. Kuva icyo gihe twatangiye kubaho mu buzima butarimo kwishima na gato, kuko twumvaga ko tutazigera tubona urubyaro. Ariko Nyampinga nubwo yankundaga cyane, yaje kumpa igitekerezo cyo gushaka umukobwa wakwemera kumbyarira, ariko umwana akaba ari twe tumurera. Nyampinga naramukundaga cyane ku buryo numvaga ntashaka kumuca inyuma ndetse ntabishobora, ariko nanone nari nkeneye kubyara cyane. Igitekerezo umugore wanjye yampaye cyo gushaka umukobwa wambyarira akaduha umwana tukamurera nakigishijeho inama abantu benshi cyane, by'umwihariko inshuti zanjye n'umuryango wanjye. Abenshi bashyigikiye icyo gitekerezo, sigarana ikibazo cyo kwibaza nti nuwe mukobwa uzemera kumbyarira umwana, yamara kumubyara akamuduha njye n'umugore wanjye, maze nkamurerana n'umugore wanjye Nyampinga. Ndibuka umunsi umwe waje kuba umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye, ubwo nari nagiye mu kabari, ndabyibuka byari muri weekend, nicaye ndi njyenyine ndi kunywa inzoga, nibwo narabutswe umwana muto w'umukobwa mwiza cyane. Yari yicaye hakurya yanjye, ariko nawe nkabona yicaye wenyine. Yari ari kunywa inzoga z'amarikeri, akazinywa cyane nk'umuntu uri kuziyahuza. Nakomeje kumwitegereza cyane, mbona ameze nk'umuntu ufite ikibazo kidasanzwe. Nakomeje kumwitegereza cyane ari nako nsoma ku nzoga, ariko akajisho n'umutima byibereye kuri uwo mwana muto w'umukobwa. Kugeza icyo gihe nari ntaranamenya izina rye. Yarishyuye maze arasohoka mu kabari aragenda, ariko nanjye mukurikiza amaso, nkumva umutima urampatiriza kumuvugisha, ariko nkinangira cyane mu mutima nkibwira nti uyu mukobwa nubwo ari mwiza, byanze bikunze ni indaya, n'ubundi nta kigomba kumpuza nawe. Ibyo nabyibwiraga bitewe n'ukuntu nabonaga agotomera amayoga akomeye. Hashize iminota mike asohotse, nanjye nahise nsohoka ndagenda, natsa moto nari mfite nakundaga kugendaho muri icyo gihe ubwo nabaga ngiye mu kazi. Ariko ngeze imbere ntungurwa cyane no kubona wa mukobwa ari kugenda n'amaguru, ndetse rwose bigaragara ko yari yasinze. Natekereje guhagarara ngo muhere ifuti, cyane ko nabonaga ashobora kugirirwa nabi kuko bwari bumaze kwira cyane. Ariko mucaho ndakomeza, ngeze imbere umutima uranga, mpita mparika moto yanjye ndamutegereza maze ngeraho. Nahise mubaza niba akeneye lift, ambwira ko adashaka gutaha, ahubwo ahita ansaba ko njye nawe twakwijyanira. Yahise yitegereza arambwira ati sinshaka gutaha mu rugo, ahubwo niba ufite gahunda wambwira tukitahanira. Humura ntabwo ndi bukwishyuze n'amafaranga nkeneye. Nta kabuza natekerezaga ko uwo mukobwa ari indaya, ariko sinzi aho nakuye imbaraga zo kwemera kujyana nawe. Nahise mpamagara madamu wanjye, mubwira ko ntagitashye iryo joro ko ari gahunda nari ngize zitunguranye, maze umwana muto w'umukobwa mwiza mwuriza moto tujya gushaka rogi. Nagendaga ntekereza ko ndi bumubwire icyifuzo cyanjye cyuko nshaka umukobwa wambyarira, ariko nkatekereza ko ibyo nzabimubwira bwakeye inzoga zamushizemo. Twageze muri rogi, umukobwa ahita aryama arasinzira kuko yari yanyweye inzoga nyinshi cyane. Nanjye nakomeje kwicara uruhande rwe ku buriri nibaza ibigiye gukurikiraho, ariko birangira umutima wanjye unyemeje ko ngomba kwishyura ikindi cyumba, kuko numvaga nta cyubahiro kiri mu kuryamana n'umuntu wasinziriye asinzirijwe n'inzoga. Nagiye kwishyura ikindi cyumba ndaryama. Mu gitondo cya kare njya kureba wa mukobwa, nsanga nawe yamaze kubyuka yicaye ku buriri. Nahise mubaza niba nyibuka, ambwira ko yibuka ko hari umugabo wamutwaye kuri moto nijoro. Ambaza niba ari njye, mubwira ko ari njyewe, maze ahita ambaza impamvu ntararanye nawe. Nanjye mubwiza ukuri, mubwira ko nabonaga naba mufatiranye cyane kubera ubusinzi. Twakomeje kuganira ndetse dusangira ibya mu gitondo turi kumwe mu cyumba. Yambwiye agahinda abana nako, ndetse bikaba ari nabyo bimutera kunywa inzoga nyinshi ngo akirengagize. Ambwira ko abana na papa we gusa, kuko mama we yari amaze ukwezi kumwe yitabye Imana, ariko ngo nyuma y'uko mama wapfuye, papa yamuhozaga ku nkeke ashaka ko baryamana. Namubajije impamvu yatuma umubyeyi yifuza kuryamana n'umwana we, ambwira ko nubwo ari we wamureze, ariko atari papa we mu maraso, ngo aba yumva ntacyo bitwaye kuba yamusimbuza nyina wapfuye. Numvise ibyo bidasanzwe, mubaza amazina ye, ambwira ko yitwa Gisela. Nahise mubwira nti rero Gisela, niba umugabo wa mama wawe ugoza ku nkeke ngo muryamane, kuki utabibwira inzego zibishinzwe ngo zimukurikirane? Yambwiye ko amufata nka papa we, ndetse ngo niwe wamuhaye hafi ya byose afite mu buzima bwe, bityo ngo ntiyamwifuriza kujya muri gereza, ahubwo ambwira ko agomba gukora ibishoboka byose akamucika, kuko ngo byaranashobokaga ko yazamufata ku ngufu. Gisela yarambwiye ati nubwo amazi yatemba azamuka, sinshobora kuryamana na papa wanjye. Mu biganiro nagiranye na Gisela, namenye ko atari indaya nk'uko nari nabitekereje mbere, ahubwo yari umwana w'umukobwa ufite agahinda kenshi ko kubura umubyeyi, ndetse akaba ahuzwa ku nkeke n'uwitwa ko ari papa we amusaba kuryamana nawe. Nahise numva mugiriye impuhwe, ndetse musaba ko yajya amvugisha mu gihe atameze neza. Aranyemerera ndetse aranshimira cyane, arambwira ati kuba wanze kurara mu cyumba kimwe nangira ijoro byanyeretse ko uri umugabo wiyubaha. Ni ukuri nishimiye kumenyana nawe. Nguwo umunsi nahuriyeho na Gisela, umwana wanjye ntigeze menyana mbere.
ndetse ntendaga kumenya kuko twari twaramubyaranye yari amaze ukwezi yitabye Imana. Uwo munsi twahanye nimero maze dutangira kujya tuvugana kenshi. Gisela yari ari mu kigero cy'imyaka 20 muri icyo gihe, mu gihe nge nari maze kurenza imyaka 40. Twatangiye kumenyana ngemeze nk'umuntu umugira inama cyane ko namurutaga cyane, ariko biza kurangira ibyari ubushuti budasanzwe bibaye urukundo ntabasha gusobanura. Umugore wanjye Nyampinga yatangiye kujya abona message nandikirana na Gisela, rimwe na rimwe bikamubabaza cyane akabimpisha, ariko nge nkabimenya ko yabibonye. Rimwe nigeze gupanga guhura na Gisela, ariko umugore wanjye abona message zose twandikiranye n'ibyo twapangaga byose abanza kunyihorera. Ndabyibuka yari yicaye ku buriri nanjye ndi kwitegura namubeshye ko ngiye muri gahunda z'akazi, ariko we yari yabimenye ko ngiye kwihurira na Gisela. Ubwo nari ngiye kumusezera ngo ngende, yahise ambwira ati unsuhurize Gisela. Nese ngo mu kantu kuko numvise ko umugore wanjye yari yamvumbuye, maze mpita nicara ku buriri nderura mbwira umugore wanjye mubwiza ukuri, mubwira ko mfite umwana w'umukobwa turi guteretana muri icyo gihe, ariko namubwiye ko ntarigera ndyamana nawe. Nyampinga yaranyoroheye maze arambwira ati nizere ko uwo mukobwa muri kumwe kubera ya gahunda twumvikanye atagutwaye umutima. Nese mubwira ko umutima wanjye ufitwe nawe gusa, maze abasha kwihangana ambwira kugenda, ndetse nkabwira Gisela ko mfite umugore, nkanamubwira byose, nkamubwira ko nifuza umukobwa twabyarana kuko umugore wanjye atabyara. Nyampinga naramubeshye kuko icyo gihe nahuye na Gisela sinigera mubwira ibyanjye n'umugore wanjye. Gisela yari abizi ko mfite umugore, ariko nta byinshi yari amuziho. Ku nshuro ya mbere icyo gihe naryamanye n'umukobwa wanjye ntarinzi, ndetse sinendaga kumumenya kuko akambwije ukuri yari amaze ukwezi yitabye Imana. Uwo munsi natashye numva mfite ubwoba n'isoni nyinshi cyane zo kurebana n'umugore wanjye mu maso, kandi abizi neza ko mvuye kuryamana n'undi mukobwa. Sinzi ukuntu nabibasobanurira, ariko numvaga mu mutima wanjye nakoze amahano. Nyamara nkatekereza gutyo ntaranamenya ko umukobwa mvuye kuryamana nawe yari umwana wanjye. Naryamye ntavuganye ijambo na rimwe n'umugore wanjye Nyampinga, nawe aranyihorera cyane ko ibyo nari mvuye gukora twari tubiziranyeho. Yari abizi ko byanze bikunze ntishimye. Iryo joro sinigeze mbona ibitotsi kuko nibukaga ibihe byiza nagiranye na Gisela, nkumva ndamukunze cyane birenze uko nakundaga umugore wanjye Nyampinga, ndetse ibyo bikarushaho kuntera ubwoba cyane. Bwarakeye madamu wanjye Nyampinga aranganiriza. Ndibuka ko mu magambo yambwiye hari aho yambwiye ati nizere ko umubano wawe n'uriya mukobwa utazakomeza gutya. Naramwitegereje mbura icyo musubiza, gusa ndamuhumuriza nkomeza kumubwira ko ari we mugore wa mbere nkunda ku isi. Iminsi yarashize nkajya nkomeza guhura mu ibanga na Gisela, tukajya turyamana inshuro nyinshi, ariko akenshi iyo twaganiraga twirindaga kwinjirana cyane mu buzima, ku buryo kugeza icyo gihe yari atarambwira amateka ya mama we, cyane ko ibiganiro nk'ibyo twumvaga atari ngombwa cyane kubiganiraho. Ibintu byaje guhinduka igitondo kimwe, ubwo nari ndyamye iwanjye mu rugo, nkanguka numva madamu wanjye ameze nk'umuntu wari uri kurira. Nkangutse ahita yiyumanganya ngo anyereke ko ameze neza, ariko njye ndabibona ko byanze bikunze hari ikintu kitari kugenda neza. Nabonye Nyampinga afite telefone yanjye mu ntoki, mpita mubaza ikibazo gihari, maze ampereza telefone yanjye, ahita asohoka mu cyumba mbona atishimye. Ndebye mbona yari ari gusoma message nandikiwe na Gisela, ari kumbwira ngo aratwite. Nahise numva ntunguye cyane, umutima uratera cyane, numva mbuza amahoro, ariko nanone nkumva ndishimye cyane, nkumva ni ibintu bidasanzwe kuba umwana mwiza nka Gisela. Nari ntangiye gukunda ntazi impamvu yaba twita umwana wanjye, gusa sinari nzi ko uwo muziranenge Gisela yarantwitiye. Nari mubereye se nkanamubera se kuri cyarimwe. Kuva Gisela yatwita, njye n'umugore wanjye twatangiye kutumvikana cyane ko nari nsigaye nk'umwanya munini Gisela wari utwite. Nagezeho mbona nta yandi mahitamo nari mfite atari ayo kubwira Gisela ukuri, nkamubwira ko kuntwitira byari imipango yanjye, ndetse nkamubwira ko nari nabanje kubyumvikanaho n'umugore wanjye kuko umugore wanjye atabyaraga. Nabibwiye Gisela maze nawe arabyumva, ndetse nyuma nza kumuhuza n'umugore wanjye baramenyana, kugeza ubwo Gisela yaje gufatwa n'ibise, bikaba ngombwa ko umugore wanjye ari nawe umujyana kwa muganga. Ndabyibuka ko icyo gihe njye nari nagiye mu kazi, barampamagara bambwira ko bagiye kwa muganga, nanjye mpita natse imodoka mbasangayo. Nahageze Gisela amaze kubyara, mubona ateruye akana kanjye k'agakobwa, numva amarangamutima aramfashe. Nyampinga wanjye nawe yari ari aho hafi, maze ahita afata ku gahinja arakampereza, arambwira ati uyu mwana muramwita irihe zina? Narebanye na Gisela hashira igihe, Nyampinga aratureba cyane ahita ambaza ati ntabwo mwari mwaratekereje izina muzamwita? Gisela yahise amubwira ko twavuganye ko umwe azamwita izina rimwe n'undi akamwita irindi, kandi koko niko twari twarabigenje. Yahise ansaba kuvuga izina ryanjye, mbabwira ko umukobwa wanjye izina rye rya mbere ari Nyampinga.
Umwana wanjye namwise gutyo mu rwego rwo kugaragariza umugore wanjye Nyampinga ko mukunda cyane, maze Gisela nawe ahita avuga ko irindi zina ari Chanceline. Yavuze izina Chanceline mu buryo ntazi, mpita nibuka umukobwa wa mbere twigeze gukundana, ariko siniyumvishaga ko hari aho yaba ahuriye na Gisela wari wise umukobwa we izina rya nyina, akaba nyirakuru w'umukobwa wanjye, akanaba umugore wanjye. Mbese ayo masano nanjye ubwanjye arangora kuyavuga. Ubwo twari turi kuva kwa muganga, umugore wanjye yagiye mu modoka ye, nanjye njyana na Gisela mu modoka yanjye, maze tugenda tuganira. Arambaza ati kuki wahinduye izina, wari warambwiye ko uzita umwana wacu? Nahise mubwiza ukuri, mubwira ko nubwo uwo mwana tutamubyaranye n'umugore wanjye, ariko umugore wanjye mukunda cyane. Nanjye namubajije impamvu yahise nawe ahindura izina yagombaga kwita umwana wacu, kuko ubundi twari twarariganiriyeho mbere, uretse ko ari njye wabihinduye ku munota wa nyuma, ahari bikanatuma na Gisela ahita abigenza atyo. Maze Gisela ambwira ko nawe yahise yita umwana we izina rya mama we, kuko ari we muntu yakunze kurusha abandi mu isi. Byabaye nk'ibinshanga, mpita mparika imodoka ku ruhande. Gisela ambaza ikibazo kibayeho gitumye mpagarara namugejeje mu rugo aho yari agiye. Mpita mubaza nti mama we yitwa Chanceline? Yahise ambwira inkuru ya mama we, ambwira ko ubwo yari agize imyaka 7 y'amavuko yamenye ko uwo yitaga papa we atari we wari waramubyaye. Ambwira ko uwo yitaga papa we ari we Manzi, wahoze ukundana na Chanceline kera. Yagiye kwa muganga muri icyo gihe nyuma y'uko babanye, ngo hari hashize igihe kinini batarongera kubyara undi mwana, maze bamubwira ko atabyara ndetse atigeze anagira ubushobozi bwo kubyara. Ibyo byaramurakaje cyane, kuko yahise yumva ko Chanceline yamuciye inyuma akabyarana n'undi mugabo. Ngo icyo gihe Chanceline yabwiye ukuri umugabo we, amubwira ko yigeze gukundana n'undi musore wari umwarimu, uwo yari njye, ndetse amubwira ko baryamanye, akaba ari nawe wamuteye inda, bityo akaba ari nawe papa Gisela. Kuva icyo gihe umubano wa Chanceline na Manzi watangiye kugenda nabi cyane, ku buryo rimwe na rimwe Manzi yajyaga abirukana mu rugo akanabakubita, ariko nyuma y'igihe akaza gusaba imbabazi akabacyura, bikajya bigenda bityo inshuro nyinshi, kugeza ubwo mama Gisela yaje kwitaba Imana. Gisela akisanga ari guhozwa ku nkeke na Manzi amusaba kuryamana nawe, kuko n'ubundi ngo nta sano bari bafitanye. Ibyo byose Gisela yarabinsobanuriye twicaranye aho ngaho mu modoka. Numva ntangiye guhinda umushyitsi, kuko nari maze kumenya neza ko Gisela twicaranye mu modoka ateruye akana kacu ari umwana nabyaranye na Chanceline. Sinzi ahantu nakuye imbaraga zo kongera gutwara imodoka, maze Gisela mugeza mu rugo, dusanga indi nshuti ye y'umukobwa babanaga mu gipangu namukodesherezagamo, maze mpita mbasigaho ngaho ndagenda. Kugeza ubu hashize icyumweru ntavugana na Gisela, ndetse sinkitaha mu rugo kuko mfite ubwoba bwinshi. Sinzi aho nahera mbwira Gisela ko ndi papa we kandi twarabyaranye. Sinzi naho nzahera mbwira umugore wanjye ko nabyaranye n'umwana wanjye, mu gihe imyaka yose twamaranye yari azi ko nta mwana ngira. Nahisemo kubasangiza inkuru y'ubuhamya bwanjye, kuko nanjye ubwanjye umutima wanjye uraremerewe cyane. Sinzi niba hari undi muntu ibintu nk'ibi byaba byarabayeho ngo mubaze uko yabyitwayemo, ariko nizeye ko niba wakurikiye ubuhamya bwanjye kugeza ku musozo, wenda uri bungire inama y'icyo nakora, kuko ibitekerezo byanjye byabuze umwanzuro. Ese mbigenze nte?